ese tutabeshyanya amajije kuba meza ngaha nase mama Keve kubizi nge narayakwimye ko none kutayanyimye nyine warayampaye ikibazo nyine nagaruka yakwima ariko kuri 15 batubwiye ko bazaduhemba ameza niyo tutarishura uzayadeje bundi bose membwa ngahe nzabona y'ukwezi kumwe nase ku kazi bazaguhemba ariko bakiyama nzahita nyazana yuko mbese ko tubwiye ngo bajyaga babambura ubwo bivuze ngo bazayaguhera rimwe natwe uzayaduhera rimwe rero yego bazaduhera rimwe ariko mfite ibibazo byinshi by'ibiryo nzabanza kwishyura kugira bakomeze bankuta uzabanza wishyura ibiryo ntiwishyure inzu erega ntari mu nzu nkarya nabaho ariko ntarya ndi mu nzu napfa kanje umugabo wanjye maze iminsi mubeshya ariko uyu mutsi ntabwo uri bunshire wewe komeza undwaze nk'uko bisanzwe kuri 15 hagere ariko aho nawe uraba umubeshya mbeshya iki warishe ndayarya oya ntayo nishyuye ariko gara nk'umuntu twiganye mbabarira undwaze pe kanje uribuka ko twiganye untereta ahubwo nanjye mba nibaza nimba ubyibuka kubera icyo unyishyuza na nyoko yakwishyuza ahubwo uribuka ko n'umugabo wanjye abizi ko twakunda ubushatse gusobanura iki sinshaka akakeka k'amafaranga nyakurekera kubera ko ngukunda ubundi se urankunda ndagukunda sura umugabo wanjye nkugirira impuhwe komeza uzigire nyine iby'ubuntu bitera ubwenge bucya amezi 5 arenze wabimbwa okay basi noneho mbabarira kandi mbabarire ntuzongere kunyishyuza utazantera depole season ya kabiri ariko kwiyambere rero ndabona yaragushegeshe sigaye bingaragaraho se ninde utabibona si urukundo nakugiriye turi kwishura nirwo rutuma nkomeza kukugirira none ndumva ntakibabaje gusa nsigaye nteye n'agahinda umuyegi si n'usigaye ungirira nawe urabizi ko abaye atari inzu yanjye niyubakiye ntabwo waba ukiri muri iriya nzu ibyo birumvikanye ubwo se kuri 15 nturi buhihanganire ndahihanganiye gusa shaka ahantu yaguza bizagere wayabonye cyangwa nyuma yaho ho gari aho ndabyumva kabisa buriya nicyo gituma ngiye nkwizera nkumva ndagukunda baguze uko biriya byo gushira bijya bingarukamo bekada nkajya nibuka cyagiye turi inyuma y'ikigega nakwegetse ku kigega gutya twafunze inguni nkabyimagina bikanzamo neza bikamanuka nkahita numva amaso nkahumiriza nkakubona imbere yanjye nkajya nimba aya mahirwe nzongera kubona bijya nibuka none n'igihe twigize kugera ku ngingo gutya mujya kwa kabara koma ariko wazongera kama ku mahirwe iryo hirwe nzaryita iry'isi n'ijuru n'ukuri kw'Imana none umugabo wawe nkakora bayagiye gukorera muri mission nyine hanze ya Kigali hamagara agatelefone gato gutya nite nkugeraho tubikurikirane ndakurahiye uwo munsi tuzishima mu buzima bwawe ibyishimo utarabona zabyumva hako kugira ubwenge bucyo inzu wananiwe kwishyura ubona watu umusatsi wanjye usa gutya nk'uko uri gusa iby'imisatsi s'ubu wanyunyereyeho gutya sinajyaga nishajara nkasuka byaranze babuza inza ameza ngaha atanagiye gushira umwaka ugiye gushira Kigali nayo zadusaza mbuza inzu nkora bose nawe bisubire yaba wa mugani ndagerageza gukora abona ko ntamubone bwenda nuko nkora akazi kabi ako nyine ayo mahirwe wazayagerageza umva rero ngire umuntu n'umugabo nanjye ngerageza kumva ko umubiri uri gukora niba bidakenewe ngaho simpa bibiri niko zano mubisi ariko nta nisano ujura asaba egisi wawe y'indaya nusubwo cyari ex umuntu ufite umugabo harubwo ndi kuguriza yewe genda ubikore nushaka ubikore n'ihene birakureba nyamara hari amahirwe utagize wahomye buri amahirwe yanyu mbaburukama ku kabari no guparata abakene simbaraga zagashatse amafaranga se haramuzirura bivuze kuri rwose umuntu wese twahuye agenda nyirahira ubundi bagenda banyita ngo ndi machine rucukuzi uri amafaranga urumva yakwiyahora mu buzima bw'umuntu utekereza gutya ushaka kuvuga ko amafaranga yantinye se ataragutinye se mu bantu twiganye se wowe mukene urimo wese nawe nanone wikabye ntiwangiranya na Valence wasaze nambe nawe yarasaze nyine n'ubusazi bimutera wo biterwa n'iki wagize se njyawe sindi hafi y'ubwenge bucye si nk'ubusazi uvuze ukuri kabisa subukoko base byubuza wari aho wabo ndenganyije pe iminsi 3 irihiritse wumve ngo n'inzara iranyije ariko kanje ntago ari wanci yari ufite uruparato rwuzuye umuntu atari no kuko ese we kopeshe nago bigeramo ntawe nambaye bose ndabazirikana ya mafaranga nakubwira gase nzajya kwishyura ibiryo saho ngaho aha zirikana ku gatari cyo zaza n'utwabana Andiro domo ex utamwambuye wamwitura iki God have mercy upon us. Nimife ariko wagira ngo waranarogesheje ngo baranakogeje baranyongeje nyine ubwo se wewe wagabanyije ubujura ukareba ko atazakongeza nose atari kwiba gute inda ye yari kuza gute ariko reka nkubwira 5,000 nibaga na amafaranga menshi oye si we naje nsimburo ntago bakombye kuba barakwishyuje ayagenda shaje barakongeje na nemo mwararogesheje narangije naga ari ukurogesha wazanye ibintu by'inda wahembwa amafaranga menshi mwarahobereye cya gitijya numva ngo bava icyango gumara oya nimukajya muvuga iby'uburozi tigo reka kwiba urebe ko batakongeza ariko ntugashinyagure muri beti barongeza ariko ngemera ukagikora baramugabanyije umushahara gusa amayi nka data we na beti barahoberanye
tigura umushomeri. rakibeti ni papa Yiguye umaje gukuramo iki? oya mwana byihoreye ngiye nsigaye mpusha miliyoni 100 hari igihe nzamufata Buri gihe uzajya uvuga ngo haraburaga ngo bizarangira umufashe birangira uburayi. umuzungu aje wundi nawe mufashe miliyoni 100 suko kubeshya Nesha wundi bari kumuhanga amapiriya wari umufashe gute? uko nanga kasha we Azi kutiguzi kuziyahura buranga abantu bakina beti birangira biyahuye bishwe n'ibiyobyabwenge kubera ku beti. Uyu nguwe nagari beti yonyine. Ajya mu ndaya. Amafaranga yiba nayo urusimbi. nganyumvira ngo ni ndaye umuhambi Nayo urusimbi n'indaya no si kukiwe amafaranga make nk'uyu utiba. Boss aba yarakongeje akagushye siwe naje nsimbura nyine. yego ni Discipline niyo yonyine itumye mpagarara ahangaha ndi. Urufaranga rwonyine mfite. Ese uranguza 40,000? Musa nimugorona naguze ikibanza nayo mfite. Basi ve. Ayo nsigaranye nayo kwishyura umukozi nawo ngo akeneye ko mwishyura. Asanya n'umukozi se ko akanyagura urabona nge najya kurwana n'ibyo. nimba nawe ugihura n'icyo wateye imbere pe Yego icyo nicyo bita gutera imbere nyine kutarwana n'ibintu birwana na buri wese urumva. Buriya tigo nimukajye mumbona gutya nambaye umwenda umwe nahindura nukugira ngo nce bugufi inshuti zanjye nkamwe mutazancika mukavuga ngo ndibifegera kize aratwibagiwe. Kuvuga ngo turi inshuti zawe utumariye. Ariko icyo nyoko atakumare ninjye uzakikumarira. Ariko kumbyara birahagije. Nge rero sinakubyaye nta mpamvu yo kugufasha. nimife nimba rero wateye imbere gutera imbere birashoboka Cyane rwose nawe tinyuka urashoboye ubaho ubwo bujura n'ubwo bwesikoro. nimife kuva uyu munsi kwibanda biretse Wemereye 10,000 shanje yavanye muri 20 undimo. Nge nshaka yo kurya nona. Nyishyura nyine nyaguye. nimife warakize koko ugiye kuma 10 kubu Yego ndari kuremeye tigo kugendana n'abatindi nkamwe nukubura uko ngira nukugira ngo nisanishe Imana itazambana ngo nibagiwe abantu aho buri ntambwe na serivisi karame gerageza ukuri shoka byose none ibyo duhuye nabyo ni icyorezo. oya tuza gatondaje tubiganire mu rugo. We ntago ari byo mu rugo, ntago ari ibintu by'ibanga bikeneye abantu baguze bagenzi bawe batadusohora mu nzu nyabo. Rese boss akazi kawe bigenze bite Kuvuga gukina akategese muri company se yansimbuye yose gusa gusimbura se yarayemo ntiyarayibye bagahita bamwirukana. ndumiwe ndimife Agiye se umunyago. Nima mufite amafaranga cyangwa hari umuntu wabona ukuntu aguza umuntu mugenzi we cyangwa umubyeyi wari we wese mufitanye isano muguza abantu kuko bagiye gupfa. kandi ushobora kuba umukanze akaba agiye atamaye ndamukangane se umunyago. No subwo urumva niba bagiye kumwirukana mu nzara gw'iryo cumi. Ubwo Ubwo agufitiye amafaranga nawe. ushobora kuba agiye kukuyoba Agenda ajya hese abona umunyagwa ahajya afite imbaraga ntakubeshye. Ubu ngubu tumaze iminsi irenga 7 ntabwo turarya kuri boutique tubafitiye amadeni nyiri byondoherwa twiruka inyuma yadushyiriyeho ingufu turayica turongera tugaruka hari mu rugo imyenda twaragurishije ubu ndakubwira ko n'urugi rwiwe ibirahure nta bikirimo. Mwumve ngo mu rugo barampamagara ngo umugore ararwaye na mama nawe ararwaye bose bari mu bitaro nabuze amafaranga 5 kugira ngo bagure ibinini baborebe ku mutwe basi wapfa gukira nagiye kubagurira action ndazibo none wumve ngo kanji va muri ibyo nakumvishe nagiye kugutura ibibazo byanjye ihamanirya wumva se nta nubwo watukura rero kugira muvandimwe Windata inzara yawe ntago yindusha. weyange ntago ari inzara gusibanze n'ibibazo n'inzu ibyo mbimaranye amezi 7 nge narumbiye ndara muri kanebo. uvuga batarabona uzapfa nabi Hakutagira ubwo utagiye kumenya ngo wakopye umupanga amafaranga umucanga nanjye barayanko. ese urumva utangiye kumbwira nabi cyane. Akunda kubwira nabi kare akabwa mu mwakunanye muri segonderi no mpamvu kagirire mbu. Bwo utakicyuza. Okay, mbara ngiye none uyu munsi ntabwo uri burenge batayampa. Uwo nta kwezi kirimo nta no kubasaba bikirimo. None byabaye itegeko uyu munsi bagomba kuba bayisohotsemo. Uya kandi yambwiye ngo uyu munsi arayaguza. Ako n'umu ufitiye mpo uracyamukunda. Urakura umusa. Uya ngiye ntabwo mukunda pe. None izo mpo mufitiye n'iziki. Wari mubyara. Ako si umuntu w'umugabo ko naraye ku karubanda urumva bidateye isoni. Isoni zakagize wabuze amafaranga yo kwishyura inzu kandi ari umuhungu. Ako si wowe none ko wigeze uba udafite amafaranga. Ikibazo gutabona amafaranga ikibazo ndi gukora iki kwirwaho cyo no yakwisangira se. Ngo iki? Dukora baryamye yabaye bize mu kugutera imitoma. Nanjye mbabize mu gushaka amafaranga mpaka nkurongoye. Yanga isokere mu. Impama y'Imana mugirira impuhwe. Ahubwo wengirire impuhwe muvane mwiranzu ushaka yinara. Ukagenda ari wowe mwivugane. Cyo koze reka nkubwire ngiye nijya kwivuganira nako n'inkoni ziraza. Mwese murabaga bivye ntibindeba. Nkubwire nta mu muganda ntuza kundiraho. Amafaranga y'inzu yakeneye utuvugana ninde ndi buyabaze muri mwe. Baza boss. Sende boss wawe ndumufatanya bikorwa shaka igice cyawe nanjye ndashaka icyanyu. Usigaye ufite umuntu mubana? Mjeje kose. Urashaka kujya kumuraza se? Hakusheri wivugana. Redimbwe nabizi mwarakundanye wabona mujya munanyibe. Sha boss ndarenganye kabisa wabure nyara ukabona ikorama. Dore ko twabuze inzu kuko iby'umugore we ntago yabitinyuka. None serato wayabona. Urukunda mama shenge aho se mufashe kwishyura disi munayibande. Akuse boss ko numva ufite pressure ubu ufite ubwoba ko mukene nkanjye nagutwara umugore. Wowe. Ngomba basi yigirira impuhwe komeze yibere no mu nzu itishyura.
ndakuraye ntiyagirira impuhwe mukeba we. sigaho wimpa amapeti njye ubu nakitwa mukeba w'umukire. Muganura imbwa kandi abakire bakunda imbwa kubi bose wazigiriye impuhwe. mama y'Imana sheri iyo mbwa yigirira impuhwe. ngereye gusiraho hepfo yanyireke. ariko we ntabwo wowe nshyira mu zindi rata nta kibazo ngirira impuhwe. iyi mbwa rero ndikumva kumera kugirira impuhwe mujye no kuyibanamo. ntituzongere kwishyura. avuge nanjye numvireho. ariko mufikara urumva ngo kujya kuba Yego nabyumvishe bashaka kubana mbareke bagende babane natwe twibanire. Bosi nukuri ngende tayari imirimo yose yo mu rugo najya nyikora. akaryara urwo nkeneye mu rugo nishyura barahagije ahubwo wowe n'uyu mugenzi wawe umugore mufatanye kumureba. yes. hanyuma turabahe. inkware y'inyamugisha itura mu itongo ry'uwayibika. Icyambere kinshimishe nuko iriya nzu bameze nk'abayiduhaye. wowe nahise nkwirukana urugo ubu ni urwacu. Wowe nyamuneka kanje imbabare. ntazo nkuhaye warantoteje bihagije. ikintu kimbabaje mvuye mu rugo rufite amafaranga nsanze umutindi. njyewe ko usanze n'ibyishimo bidashira. tuje inzara. salama ndibife. Mwana nkubonye nari nagukeneye. nkeneye wiki. Kubita inzu ipfutse umbabare tujye kubana. aho Imana nushaka uze tugende rwose ibintu bimeze neza. Yabaye Tigo amafaranga avuye. hari inzu ya Ngarugara amaje kugura ubu ntabwo nzongera gukodesha. Yes. madamu mwagiraga inzu zingahe? ebyiri. manishe mwugagurishije yandi mwabagamo. koresha ubwenge urabufite nta musoro bagusabye. mugani ubwo se buriya akwangiye abo tumaranye imyaka 3 ngo ntaratwitara. ntubifate nk'urwango rero ubu ukene mfite mbugeretseho n'umugore utabyara ntabwo byaba bitanuye no gufata ikiziriko nkimanika ubundi nkatera intebe umugeri. tambwira ko ngumiwe.